nawe ajya agendamo ari yageze gutanga imodoka ya se reka ari ibintu ku isi nabyo namayobera imodoka kasara gata arayitanze izo taje ari umukobwa kwa kuntu byasi cyangwa na contact ahita ati niya modoka yitwaye wijyane tukwita kose uyu munsi umukobwa ariko ati ngewe ntabwo nabana n'umusore udashobora wenda kugura pizza sibyo kandi abari mukuri noneho nawe iyo pizza yamunaniye kuyigura ariko arashaka uyimu harimo miliyoni 100 kandi harimo inzoka wenda 10 nubwo zaba 50 nazo urabyumva wowe ufashe risk umuniga arakubwira ati ngewe kugira ngo byembe ngiye gukora ubukwe nta n'amafaranga mfite agahita ajya gufata credit ikibazo wari giye ufata credit ukazakora divorce tarasoza hari umwana ubuteye ufite ibyangombwa byose kugira ngo ubone yo iPhone ariko naho ashahewe kugira umugereho bigasaba kuba yifite iPhone hari n'abana b'abakobwa ariko udafite n'ikankari bo batakuta abantu reka bamwe muri bo bamwe mu bakobwa bafite ma iPhone nyine arenze za 15 na za 16 bazirebamo bari kurira niga agiye gukora ubukwe nako yigiye umurenge ati se murasezerana iriye vanga mutunga umukobwa ati disesuye umuhungu ati reka ati ni muhahano ati se kubera iki ati ngewe ibintu byose mfite ntago ari ibyanjye ngo mushuma niba nta nakazi ufite cyangwa se wanze gukora bakoze n'inshingano z'urugo ariko rata mu bizabyihorere bazajya babibakoresha reka bivugire kuri kamera za Real Entertainment umunsi nzamanika akaboko abantu ngewe Leandre niyo mugabo nemeye ko runaka mbere umugore nkambere umugabo byaba byiza akaba ari mu diaspora nkaba ngiye hanze Yes, ndabasuje mbifurije kugubwa neza it's all for one and only umwe cyane nizere ko mumeze neza aho muherereye hose yaba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda nizere ko rwose ibintu ari mu nange nizere ko biri kugenda neza nibura nko ku rugero rwa 90% uyu munsi rero nkuko bisanzwe ndi kumwe na Leandre niyo mugabo ari nako mbahereza ikaze kuri Real Entertainment Leandre ikaze urakoze cyane Rafa tumeze fresh bwana meze fresh imbaraga ni imbaraga urabona ko tugeze muri ya minsi ya nyuma y'umwaka aho buri muntu wese aba ari fit nutazi ke jazarya bese ko bavuze ko uyu mwaka uzagira amezi 24 byaje kugenda gute bese wari warangira ariko bamwe ngo ntago zirarangira niko ntabwo urarangira uyu mwaka wabaye muremure muri showbiz uracyari muremure nose wari warangira babona mu kanya badutarimo kandi gakuru Hako nyambona buri munsi aho urahiye active inkuru cyashya ko bishoboka cyane nakwese urumva ubundi mu Rwanda naje gusanga ibintu byarahindutse kera hari nyine showbiz yakonjaga ugasanga nta biri kuvugwa nta nkuru ntacyo ariko ubu ngubu abantu urajya gukuruka na pa ugasanga kabaye ku mbuga nkoranyambaga ntumenye ukuntu bigenze ariko nyine bamaze kubyakira kera iyo ndirimbo yabaga yasohotse niyo yabaga ari inkuru none ubu ngubu ibaze ko indirimbo itakiri inkuru ubu ngubu umuhanzi asigaye agira ubwoba bwo gusohora indirimbo mu gihe harimo saga urasohora indirimbo yagoya arimo urasohora indirimbo Mr Sabe arimo urasohora indirimbo Jihad yashyize hanze yarekuye urumva bashyira indirimbo hanze ka Jihad kari hanze byagora urumva basohora inkuru ya Jackie bamufunze iyo nkuru ahubwo iyo ndirimbo urumva yarebwe showbiz yamaze kuba nini ku buryo usanga hari ibintu byinshi biri kuvugwa yaba byiza yaba bibi ugasanga nyine imihanda yahiye ibaze ko saga isigaye waba uri umuhanzi w'icyamamare uti waba uri kanaka sagira kuze ubundi mu bantu nari nzi ko ari abami basaga cyangwa creating saga Davis yararimo ariko ubu ngasigaye asoma indirimbo ukabona wapi hakuzi ko wamungari Davis tutamuheruka yari yarandaga akajya mu cyumba agashyira rakondomu hasi bakamufotora ari kumwe n'umukobwa mu buriri ariko nabonye ari Nesano ari we wigeze kubigerageza umunsi umwe sizi indirimbo yasohoye akoreshamo Juno ni head muri challenge niwe wabigerageje ntabandi mwabaye muti Nesano barashotorana yigeze akora indirimbo nanone afata keke y'ubugabo bw'abagabo keke ifite ishusho imeze kuri ari kwikata arayikata arayisoza imihanda abantu bajya kuba abasitari cyangwa se bajya kumenyekana mw'abantu byarabavuniye byadanje ikindi mujye kureba filime yitwa
Hell in Heaven ku Gicumbi TV ya season ya 4 yamaze gusohoka yageze ubu ni mwire mu enjoying ariko none igeze haryoshye igeze hehe se shaho haryoshye ubu ngubu rero nibwo bagiye kwicara bakareba hari byinshi birimo Hell na Heaven ariko byo byonyine ni izina ryayo uraryumva ko ari filimi ikomeye ikuzimu mu ijuru byiyumvisha ariko rero hari abantu bita Gakwaya nawe arita rero ibaze kwita filimi ngo ikuzimu mu ijuru Hell in Heaven ese ubundi bira bintu byaraje biti yagezeyo cyangwa yageze yaragaye ntabwo mbizi none se mwebwe umwaka muraje arafana ese urasebeza udufaranga two iyo minsi mikuru udufaranga se nyaboneka abantu muri hano muzatwibuke dore iminsi mikuru irangiye turi gutya mu minsi mikuru ubundi irangira amashuri itajyamo none amashuri yagiye kujyamo ubora spending amafaranga menshi nayo mashuka ya spendingamo amafaranga menshi birangira kuvuga ati bro nta dufaranga wasigaje ubu mpayeho ahubwo ngiye ikintu nabwira abantu mwebwe udufaranga twaje mu tubiki maze mu kwa mbere tugura imodoka y'ibihumbi 5 uziko mu kwa mbere niko kwezi abantu baba bari hasi man uzi kubwira umuntu ngoma 5 ngo reka yewe bive kwandi ubu ngubu abaniga ubu barimo baragura amastock ku buryo utwo bafite bari buturye ariko bagasigara nayo kurya nini ibyo kurya kuko uramutse urebye nabi mu kwa mbere wakwicwa n'inzara mu kwa mbere uwo twafataga nka ntuza ejo twaba twamuhuye itangazo rero waribonye ryashyizwe hanze mana yanjye ejo bundi si byo twavugagaho ngo utunuza utubari n'indi myidagaduro myinshi ngifunga saa 7 nabonye bayikomoreye kugeza tariki 5 ubu ngubu hari nk'iniga zatangiye gupanga schedule yo guhera ejo kwirirwa mu kazi kurara mu ntuza mu kabari ukabyukira mu kazi ubu ngubu hari nk'abaniga barakumbuye nyine gukesha urumva hari ahantu henshi bajyaga bakagufungirana ati munywere mwambani sohoka cyangwa se ntimusakuze hari nk'ahantu badufungaga umunwa ngo ntimuvuge ngo polisi iciyeho mubonye rugari hari ahantu turi ntabwo bavuge barabasohora amasaha yari yarenze ebana abapolisi binjiye abaniga basimbuka ipangu nane muze n'ikindi ntabwo ngiye gusimbuka singiye kubasabye ibaze yuvunye nabane polisi nizizi umupolisi yari yambaye inyenyeri ebyiri akatamaza ko utasimbutse nandi kosa afite n'iriye uri mu kabari mu masaha yarenze abana ariko ngewe ikosa si iryanjye ni irya nyirakabari gute nawe ariwe watinze gutaha urumva fanta yanjye ari ikirimo yari fanta ko niwe ukatubeshya fanta wayinywa 3 hours hari n'abanywa amazi amazi yo wayanywa nzi ko igifanta utayinywa uzifanta none ubu bibaze ko fanta ari amazi arimo n'isukari ubu urumva ibyo bintu wabinywa amasaha 3 cyane ukicaye yari fanta iri mu gacupa k'icyatsi agacupa k'icyatsi ubwo utamwe kari ya fanta iri mu gicupa k'icyatsi ifite uruntu afana kinini gatoya ifite akantu kagakorotiriye k'umweru harya buriya gariho n'amagambo yanditse ukuntu oya ntabwo umupolisi abana ati ko utasimbutse nta nige sinasimbuka kubera ko nta cyaha ndimo umupolisi birangira dutangiye gutera sitorana kubundi nk'ubu butsetse kweshya uramutse umfunze nawe nijoro urumva twatangiye byarangiye turimo twitera sitorana rero hari igihe umuntu aba yakesheje nyine akajya gutarama n'abapapa nari ndi kumwe n'umupapa mukuru buriya yari ari kukwigisha ari kukwigisha ukuntu abapapa ari ukuntu biriya bintu ntari gusanga nta muntu ubyigisha undi utabikwigisha ntabwo urabona amacana abyigisha wowe urumva bigize inzobere ariko biriya bintu umuntu arabivukana ibaze ko umuntu wigisha umubano nawe mu minsi mike ajya asenya hari umuntu hari abantu bigisha ibintu by'imibanire ariko ajya kumva ngo ni umudivorce ibaze cyangwa nta mugore agira ukigisha ibyakunaniye ni gute padiri yigisha abantu ibijyanye n'imibanire y'umugabo n'umugore kandi atarashatse ni gute ubwo abimenya ute abimenya ate hari umuntu yigeze kubona biteramo agatore aravuga ati ngo niyo mpamvu hari divorce nyinshi ni gute wakwigishwa ikintu n'umuntu utagikora ufite njye nemera ko biriya bintu nta muntu ubyigisha undi kubera ko ntanga urugero abantu bazi kuza kunywa amabuye
umwana w'umusore niba yagutera unayasame kamembe, umwana uri kubyibuka cyangwa se akana kari mu bugimbi cyakubona ukabona nyine gahunda yahagurutse by'ukuri ntazi ibyo bintu ni imisemburo iba yakoze, ni imisemburo y'umubiri iba yakoze. ariko wenda dufatira urugero hingiye abana bakubagana ukajya gusanga akana kari hejuru y'akandi, wasi ibyo bintu barabikuye. Hari igihe ntabwo uzi ko hari abana baba babana n'ababyeyi babo nko mu nzu ya shamburete, ugasanga abana bababeshya ko basinzire kandi nyamara badasinzirije. Aho ni benshi. Hari nageze nsanga umuryango ufite abana 7 kandi muri shamburete. Ngahibaza abo bana ni gute batabimenye? Cyetse wenda nibigiye kigera bakajya hanze. Biragoye ko umwana yajyanze. Icyo rero navugaga urumva nko muri iyi minsi guherejo ubwo ni tariki 13 kugeza tariki 5 hari abantu mu by'ukuri bazageza izo tariki 5 batabona. Harabona umucego bazajya banambarira bambarira mu modoka. Hari abantu bafite nk'imodoka bazajya bagenda bafite nk'imyenda bakagenda bakajya mu kazi bakazenguruka Gisenyi Muhanga bigendera gutyo, cyangwa se ari naho nzi bajya gura imyenda ahantu bageze. None sinzi bakodesha uku kwezi erega n'ubundi ntabwo tuziba munsi ko tutazakumi. Ibaze niba bataga zakumi nibura ayo masaha 2 bakakubona. Ibaze randiro dukwezi ko zashira shaka abantu bakuru. Hari niga yaragiye ifata ingufuri yishyira nyine inyuma y'umuryango yafunze na serire ashyira ingufuri. Ashyize ingufuri randiro derazahatse uyu muntu yacyabana. Yamaze nk'ibyumweru 2 atabona umuntu. Kandi ni gibi Kigali. Ni gibi Kigali. Ibi Kigali ariko kugira ngo uzamufatishe ari ikibazo. Ubu abantu bakwepa randiro babonye ubuhu. Ubu barandiro babonye impamvu zingana magana zo gukwepa Landlord mubishyuza hakiri kare batarari cy'amafaranga utabayamara. Ahubwo Landlord bafatirane bataragiye kuko ubu turi takizinga 13. Turi 13 kuri 20 ubundi tariki 20 amakampani menshi aba yamaze guhemba cyase 23 kugira ngo ubuna nohe n'ubunani bigire bafite amafaranga. Ubu rero ba Landlord uzakubeshya kazagwa 28 uzaba wakuye wanjye nako ari buri kiganiro. Baguhereho nyine baguhereho nikiniraga kubera ko bije muri Landlord wawe urakina urumva ko Landlord hano hanze tabane ari niga zigira flex kabisa, ari niga ushaka gukubitana no mu kabari man yambaye neza agenda mu modoka nziza man ameze fresh kabisa agaragiye n'inkumi nziza man inoro byumva nyine asa neza ndariko ifite amafaranga ubugaragiwe n'intuza nziza. Umuniga nyine yagera mu kabari akabwiye ati babahe akishyura miliyoni inga twakutundi two kuri konti yarangiza facture yaza akajya yireba wate tekwa komause usiya style ya papa cyangwa usuhukina cyana biri yazo kajya ku ruhande noneho reka sasa tahe ave mu kabari ya modoka yesi nziza ese ko kabariye hari n'igihe batari yayikodesha hari n'abazifite ari izabo nakagenda agaparika nko mu miduha yarangiza uguza abantu batashye hamwe hasi munsi biramusaba no gutega kamera yata agatarangaguza areba ko nta muntu agasiga wenda urugero nka benzi compressor. Hari nk'abaniga hano muri Kigali tutazi aho baba mukamuhurira mu kabare mukamuhurira mu bitaramo ariko utazahanda bose reya nkawe reka tugutangire nk'urugero mwamubonye n'uyu ntago tuza haba wasanga nawe oya nje ni ku mpamvu umutekano bwite abantu batari mu bya showbiz bazi wanjye barahazi ariko icyo nanga ni kurukuru ya showbiz bako ya nawe tutazagutama uzi kujya kubona ukabona mu gitondo kamera ikureho ngo gitume urumva nje impamvu byanga nuko hari abantu mbana nabo batari muri showbiz. Urumva rero kujya kubona kurukuru uyu munsi ndi kumwe na Mr. Kagame ejo ndi kumwe na Drone ejo ndi kumwe nande bose bahora mu rugo ntago ari sawa. Ariko ku muntu utari muri showbiz bisanzwe bya famiye cyangwa se by'ubushutisha baraza nta kibazo. Nuko yakubona niga iparitse nko miduha sederi wajya kubikora yaparikaga nko kuri 40 akajya kumura rwampara
ukabona imodoka ya Senderi iri hano ku miniga iriyo hirya mbese iyo modoka yashobora kuba yaparika imodoka kuri Serena urumva akigira Nyamirambo akigira byaga byatewe n'iki urumva ari ukuntu bati uriya ni Senderi ari hano uwo niyo kubera ya modoka yawe ibizwi rero urumva hari nk'amaniga ashobora nko guparika nk'aho amani mu kabari yakoze flex kabisa bya danje ubona nyine abana birenze akabiri kabyibushye akishyura nka miliyoni cyangwa se miliyoni 2 cyangwa ngahe mani ajya gutaka agenda ari kurangaguzwa urumva ugasanga iniga mani itaha muri bwe by'ikinomo cyangwa usanga inzu itahamo wenda ugasanga inzu nisebetse ariko bitewe n'uko umuntu wenda afite imodoka irenze ugasanga atanga mu nzu ya chambrette walayi hano yari abaniga benshi hano muri Kigali batanga muri chambrette ariko ugasanga nko mu kabari mani yanibwe nyine isa neza ugasanga ashobora kwishyura nka bili ya 500,000 500 make miliyoni 3 barayishyura utaha muri chambrette ese uragira ngo ya nkuru Babo yavuze iyo umuniga wahaye imodoka umukobwa yayikodesha agira ngo nukubeshya United ko wenda ari Kigali yewe data we umuniga araza mani yambaye neza akagutungurira bien ubona ari umusirimu asa neza mani buri kimwe cyose ubona mani ukamwizera akavuga uti nguyu umufunga arawufite umukapo none yaba afite inda nyine atari nkangera inyama yarwo nibana ubu nawe washyizemo ya myenda wajya gutuba hari ukuntu wambara nyine ugahati bakavuga ati uyu muntu arayafite none hari n'amarinete bambara y'uwescro yandi y'abadogiteri agatagira gutya mukajya mugabo urabona man ugasanga iniga ibaho ubuzima bwa flex ariko wajya kureba ugasanga reality nyine y'ubuzima ntayo ugasanga ubuzima bayeho ubutandukanye n'ubwo ni nacyo kintu kiri kuba mu rubyiruko ubu ngubu bamwe na bamwe barifuza kubaho ubuzima bw'abandi ariko wajya kureba ugasanga nyine ntabwo biri gutuma baho mu mudendezo Hego ubuzima bw'abandi bashaka kubaho ni ubuzima bwo kureba ibyamamare. Twe dufite amahirwe yo gukureta ibintu byinshi byatubyarira inyungu n'amafaranga. Ariko urasanga rimwe na rimwe hari abantu batari kubasha nyine kuba babikora, ahubwo barifuza nyine kubaho ubuzima bworoshye. Kuko uri kubona Leandre wenda yambaye ishati, cyangwa se wenda yambaye rinete, cyangwa se nyine urabona ameze neza, nyine urabona risa neza no mu modoka wenda uribaza hasi bya mu jama birabine bikuye he, ukifuza kubigira nyine mu buryo bwihuse, kandi kubigira mu buryo bwihuse egari kuri akora bitemewe se biye ko ari gishobora no gukora bitemewe. Hari umuntu nigeze gukodesha imodoka arangije cyazo nabona ikiganiro azahita amenya ko ari navuze ntabwo yabimenya. Arumva mukodesheje imodoka nayo mukodesheje icyumweru, noneho arangije aragenda yiparika ahantu ayikodesheje ajya kuyiparika. Arangije ahita abwira umuntu ati rero ngize ikibazo cy'amafaranga, hari imodoka yanjye iri muri Majerwa nkeneye kujya kudedwana umpaye miliyoni 5 mbe ngwaye imodoka ndazanye parika aho ngaho. Yego ndazanye parika aho ndagwa na contact nta kibazo mani ku muntu ufite amafaranga hari n'igihe nyine utamenya ukuntu bigenze ugahita ubyemera. Umuntu gaparitse imodoka icyumweru nonge nkajya mbona kuri GPS nkabona imodoka nigenda kandi yarakodesheje kandi amafaranga arayampaye nta kibazo mfite. None rimwe ndamuhamara se mani ko muri imodoka iparitse bite ati hari ikibazo mfite cy'amafaranga sinakwishyuye. Ikindi kibazo ufite ni niga ubwo iminsi irangiyemo ndamuhamagara yitaba, ndahamagara ntiyitaba kumbe miliyoni twari tutaragaruka. Ubwo iniga nayo yayindi wahandi yafashe amafaranga ategereje kwa muniga nyine aza kumuha amafaranga agatwara imodoka ye. Ndangije njya gutanga ikirego nabana, ariko rero ngiye imodoka yanjye barayibye kandi barayikodesheje. Urumva yanze kwitaba. Ariko nyuma yaho uko byagenze ahubwo bacomoye na GPS kugira utazongera kuyibona. Kandi yicomoye GPS hari n'ukuntu ituyihagarika nyine kuburyo itavaho ngaho. Cyangwa imodoka nyine hari abantu babizi by'imodoka yicomoye GPS hari igihe imodoka yanga kwaka. So nagende kuri iyo location, last location rero ndagiye ngeze aho boro nsanga umuniga aho atari kugiye imodoka nyifite nk'ingwate. Imodoka nahaye umuntu amafaranga ambwira ko ariye azagaruka akayifata. Nkebwe urumva imodoka ndaheba gute kandi nahaye umuntu miliyoni 5 zanjye. Kandi muri logique nibyo itabaza inzego zibishinzwe nyine baraza umuniga baramuhamagara baramubura twerekana ibyangombwa by'imodoka n'uburyo n'amasezerano twagiranye n'uwo muntu ko twamukodesheje imodoka. Arangije
indangamuntu inzego zibishinzwe bati rero uzi n'ikindi urakurikirana uwo wahaye amafaranga imodoka isubire imodoka dore nyirayo nguyu n'amasezerano bagira niho y'ubukode dore ngaye none sura kandi iminsi yarangiye yo gukodesha subiza imodoka y'abandi nose urumva uwo mujama atari umunyabwenge urumva uburyo yabonyemo igishoro urumva uburyo yabonyemo igishoro uzaba ni gari y'amafaranga abantu hano hanze ibaze kujya byonyine wicara upanga umupangu ungana utyo ushaka igishoro cy'umweru ubundi barakubwira ngo kugira ngo umenye imijyi yateye imbere ni kuzabonamo abatubuzi uzabonamo indaya ni ku buryo ubona abasinzi n'abatubuzi buriya ntuza Nairobi iyo mijyi yateye Nairobi na South Africa ntuza Johannesburg cyangwa se Cape Town cyane Cape Town ni imijyi yateye imbere ku buryo kugutuburira agutubura nyine ubone ari ibintu biri riyo nyine akakwereka ati dore ngibi nyine akabikwereka so rero no muri Kigali kubera ko abajene benshi badafite imirimo atekereza uburyo kintu agomba kubona amafaranga akoresheje umutwe uribuka abo bigeze kwerekana ivuga ko ngo bagurisha ikibanza cy'umuntu bajya bagurisha ibibanza by'abantu barabigurisha arashaka uburyo ari bugari n'umuntu wenda uri mu buhindura UPI cyangwa kuyihindura kuyima sinzi ibintu nk'ibyo akamushakira ikindi cyangombwa man ugasanga ikibanza cyakuvuye usanga banafite ubumenyi ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga nta mutekamutwe utari umunyabwenge ese uzi wa muntu wigeze kugurisha ikibuga cy'indege muri Nigeria uwo muntu waramwumvise man ibaze ubwenge man kugurisha ikibuga cy'indege bivuze ngo muri Kigali cyangwa se mu mijyi hose usanga abantu bite n'imibereho yihuta cyane buriya muri Kigali mu myaka 5 iri imbere uzasanga ubuzima bwaradusize kera umuntu utazakoresha umutwe kera cyane kuko ntaho uhinga urumva nta sambu ufite nta business ufite nta ugomba kurya ugomba kuryama ugomba kwishyura landlord ugomba kugira gute ibyo byose rero usanga abajene bari gucreatinga nyine aho bari gukura amafaranga ariko akaririmbo kavuga ngo wamujene ngo utwo dufaranga wiratanisha ngo twereka niba ari inkumi urabizi ko i Kigali badahinga Kigali ntabwo bahinga Kigali urakoresha umutwe wawe bakora amafaranga barayarya Kigali urakoresha umutwe wawe n'ubu utari kubona igishoro kubera umutwe wawe heba kuraho kopi ni nako bimeze kandi none Kigali hanirengera winjiramo aho kuyisohokamo n'ibipfa koro hari abayisohokamo batambitse cyangwa babatambikanye babajyanye cyangwa babatambikanye cyangwa se ukayiba mwinjiye mu ndege ugiye ariko ntabwo mani kuva muri Kigali nyine irakuryoheka ukabisuka amaji yarabiririmba iyi Kigali ubona yambanye super deep wabona amabona ya amarira asa wamungana ngo wava muri Kigali sizi ibi bizugerezi abakete bashaka bariba bashadibura abandi bose ukabusuye abamisi ugashyira mu cyaro kujya kureba harya ngo ninde ntabwo byashoboka mani Kigali iraryoshye ariko nayo irahenze ku rwego byonyine gusohoka mu nzu ugiye nyine gusohoka mu nzu gusa ubwo nyine uba ufite inoti ya 5 gusohoka mu nzu ku munsi ubwo ndavuga kuri babandi badatega wenda bisi batega moto gusa ko ibyo 5 ari ya moto gusa none hari n'ahantu mugera ugasanga 5 ni makeya ku munsi none zeka ngubwire n'urugero nk'ahantu utegesha 2,000 ubwo si 4 ubwo nugerayo uranywa wenda nk'agacupa dufate fanta yoroshye mbese ubwo urumva adashize fanta itagira umubiri mwana nini Kigali iri mu mijyi ihenze ku rwego udashaka kubyumva hafi no muri Afurika yose noneho sasa wakubita noneho ukajya kumva inkongi za landlord kunuza ku rugi si twavugaga ubundi landlord ngiya komanze ubwonko buhita buva ku gihe man washyira abakobwa none bari hano n'amarelationship dufite bikaba ibindi ugasanga noneho cyo ngundira abasore b'i Kigali ugasanga umusore nibura akura nk'utwo 150 200 ugasanga yipevera icyana gifite iPhone 14 cyangwa ukabona umusore aragiye nk'ahantu yikopesheje
cyangwa yagiye atiye amafaranga afashe credit agiye kugurira umukobwa iPhone wenda 14 ubu ngubu hagezweho 16 I think ugasanga uwo musore aragiye arayiguze uziwe telefone abakoresha nizagatoroshi wa musore we ujya gufata credit ugiye kugura telefone umukobwa kugira ngo umwereke ko uruwadanje ariko mu bantu ba fake ariko ubwo buryo ngo nibwo kugaragaza mu rukundo neza mu bintu bya mbere nabonye bibaho bya scam niki n'urukundo rubi kuri yandi urukundo ni scam gute impamvu ari scam ni iyi umbwira gute ko umuntu wakunze sibyo niyo umukunze akagukunda afite feelings ziba zigomba kuba reciproque zigenda zigaragara ngo bagukunda nanjye nkahunda iyo hagiye kujyamo kwigomwa kugira ngo nyine unkunde cyangwa se ngushimishe cyane kurenza uko unshimisha aba ari ikibazo ndaguha urugero gute rero mbwira ikindi kintu abakobwa bafite baduha atari kuryamana nabo cyatuma tugumana nabo icyo kintu rero abakobwa bafite kitari ukuryamana nabo nta kindi uretse icyo rero kugira ukibone noneho ikindi kintu abantu batajya banatekereza ntabwo kuba ngiye gukora sex n'umukobwa ari impuhwe yangiriye atabimuha kugiriye ariyo mpamvu ntagomba kwishyura cyangwa se gutanga iby'umurengera kugira ngo turyamane atabimuha kugiriye ntabwo iziye mpuhwe atabimuha kugiriye none twese nitwishima iyo nkizemo nkagarura ntagira ngo mwese murishima ariko kubera ko ari wowe uba washyushye cyane kuki watashyuha none se uyobewe ko bavuga ngo ubabaye ni ubandura ariko ntabwo kuba njye n'umukobwa twaryamana bishyiraho ko njye bingomba ikiguzi birakikugomba uko wabyanga ukabyemera ahubwo icyo nemera ko amarangamutima yanjye bitewe n'uko wenda byagenze ni hahandi mu gihe naba ngiye kugera ku ndunduro ushobora kuba ati ikivu ndakiguhaye uzacyogemo wenyine cyangwa nk'aho ati u Rwanda ndaruguhaye kubera ko uzi ko utarumuha kuki utamuha iPhone 16 cyangwa ngo umuhe akamodoka nawe ajya agendamo ari iriga yageze gutanga imodoka ya se reka hari ibintu bera ku isi nabyo namayobera akamodoka ka Saragata arayitanze izatashye uri umukobwa kwa kuntu ukuntu ibyazi cyangwa kontakte ahita ati sheri ati niya modoka yitwaye wijyane no kwita kontakte satanya atese ko mubona nabona imodoka ati nayitije umuntu umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu atese wayitije umuntu imizingaye ati azayigarura vuba ati okay ikura ko afite indi modoka agendamo igeze nyuma se abahuriye muri rond-point na wa mukobwa aho na plaque niyi aho umuntu yitwaye namure bahamagaye umwana atese shabiti ati imodoka yanjye ko nyibonye itwaye n'umukobwa ati papa urumva uriya ni sheri ati nkakwica kanzana imodoka yigarura rero ntakubeshye arafata niba uri umusore ukumva ko ugiye nyine guspendinga ibya mirenge ugiye gushimisha umukobwa you are wrong uretse mbigusobanurire sibyo ubu nonaha niba njye n'umukobwa dukundana nibyo ndabyumva kandi wibuke ko ngo ari wowe ufite inshingano nyinshi iryo tegeko riri hehe itegeko ntarihari ariko ubuzima niko bubivuga okay reka mbigusobanurire muri ubu buryo njyewe ubu nonaha sibyo ntabwo nkwiye kuza kukumara ibibazo nawe ubwawe utimaze ndetse n'umuryango wawe ngo nuko ngukunda ako kantu ushyizemo bakumva ongera ugasubiremo tukumva kuko ako kantu ngiye kuza gukundana nawe nje kukumara ibibazo wananiwe gukemura ndetse n'iby'umuryango wawe ngo nuko ngukunda kandi ahubwo bivugwa ko iyo ukundana n'umuntu muba muhuje ibibazo mukaba muhuje byose hariya turavukana uzi si impamvu n'impamvu uyu munsi hari icyo bita wrong relationships hano hanze ni expectations umuntu agira mu gihe agiye guhura n'undi muntu uyu munsi umukobwa aravuga ati njyewe ntabwo nabana n'umusore udashobora wenda kugura pizza
sibyo kandi abari mukuri noneho nawe iyo pizza yamunaniye kuyigura ariko arashaka uyimugurira ariko utabasha kuyimugurira ntiyamusanga cyane ko bavuga ngo ubundi urumva hano ikibazo kiri wowe ibyo wigomba ntushobora kubyigurira rero kuba ntabyo ushobora kwigurira ufite uburyo bwagufasha kugira ubibone kuki utabukoresha cyane ufite itungo rikakugoboka none bivuze ngo rero uyu munsi impamvu harimo wrong relationships nuko ubu none njye ndashaka n'urugero ndajya gushaka umukobwa abanze kuvuga ngo Leandre afite imodoka, Leandre afite inzu, Leandre afite iki, afite agasura, arasa neza, tuzagira abana beza, tuzagira gutya. Nyine akabanza gushushanya rwa rugo. Ibyo bintu rero uvuze byo bizanye. Noneho ugasanga umukobwa we aravuga ati niba nshakanye na Leandre wenda mu rugo turabakene. Ubwo ni ugomba gukiza iwacu. Azubakira iwacu. Cyane ariko ni nako kuri. Ntabwo ndi banke bro. Ntabwo uri banke ariko nawe waje gushoramo bro. Ntabwo ndi umucunguzi kuko wumva hano ibintu bipira. Ngiye kubaka umuryango wanjye. Sibyo? Urashaka ko ufata umuryango wa papa wawe na mama wawe mwubake kandi barakubyaye. None se okay, ntabwo mvuze ko abikora ari injiji mutanyumva nabi nanone. Ariko first of all ugomba kubaka umuryango wawe. Yes, umuryango wawe urangije kuwubaka se ukabona urafite wafasha n'abandi. Icyo nemera ni kimwe. Umugabo ashobora gutanga ubushobozi bwo kugira ngo umukobwa abe yakora ibyo atakoze mu gihe abifite ubushobozi. Ariko kumbwira ngo njyewe ngiye gufata amafaranga n'urugero ngiye kubakira w'umugore wanjye. Nabikora ntabwo mvuze ko abantu babikora ari kuko ko nubundi niba ahantu hasa nabi nawe ubwawe uba wumva nyine nawe ubwawe uba wumva utameze neza. Ariko si itegeko. Oya ntabwo ari itegeko ariko n'abandi ntibabikora ku bw'itegeko. Hari igihe umugore akora ati nese sheri twashaka kujya mu rugo. Ukabona noneho iwabo nuri buhahinguke. So ubu nonaha rero ntabwo ngiye numva logique kugira ngo nkundane n'umuntu ari uko mugomba reka myita ikiguzi. Sibyo? First of all impamvu navuze ko ari scam. Urukundo rusaba ikiguzi wabyemere. Niyo mpamvu uri kwa mukobwa wigeze kwakira ngo nta mukene ukunda. Cyangwa ubundi mukene oya umukene arakunda ariko gukundwa byo ntago bishoboka. Urakundwa ufite iki. Ariko nanone ku rundi ruhande nubwo ndi kuvuga ibi ngibi ubuzima bwose bushingiye kuri dinze cyangwa se ku byo dufite. Urakoze cyane. Kubera iki? Kubera ko niba ntabasha kwihaza mu mirire hakaza abandi bantu babiri bavuga ko ibyarya umwe byarya na babiri. Urumva ari ukuntu buriya iyo wagiye mu rukiko nako mu murenge ukajya gutyo ukamanika akaboko uvuga uti njyewe runaka nemeye ko runaka tuzabana akaramata yaba mu bibi no mu byiza. Okay. Umanitse akaboko n'akaguru kamanitse. Oya da akaguru birimo. Noneho ubwo ngubwo ikintu cyita kijyamo ni ikihe? Nuko uyu mugore amanitse akaboko ubwo n'akaguru bakamanitse kuko bati nihaza ubwo hagiye gutasohokamo undi muntu. Abo bantu babiri bari ku mutwe wawe. Cyane ariko kame mu ubwo na batatu nawe ubwo ni babiri ubwo nawe wishyizemo. So hari rero utekereza impamvu ubundi twebwe impamvu abagabo bataramba. Ngo nuko ko babikoreye imizigo y'abantu benshi. Impamvu abagabo bataramba ni aba risk takers. Mu gihe abagore ari ba decision maker. Saba decision makers. Ahubwo abagore batinya risk. Oya babyumve. Reka ngo urugero. Guterera. Nyine ngiye nkunda gutanga ingero. Oya kugira binumvikane neza. Ubu nona arafata bambwiye ngo mwakira cyumba. Harimo miliyoni 100 kandi harimo inzoka wenda 10. Nubwo zaba 50 nacyo. Urabyumva wowe ufashe risk. Urumva risk ufashe. Nubwo zaba 100. Ariko umugore mubwire ngo hariya harimo inzoka. Niyo yaba imwe yonyine. Ugashyiramo miliyoni 100 ntaho yajya. Yajyamo. Twere dupfira muri risk. Yajyamo. Umuniga arakubwira ati ngiyewe kugira ngo byemere ngiye gukora ubukwe nta n'amafaranga mfite. Agahita ajya gufata credit. Ikibazo gwari giye ufata credit ukazakora divorce tarasoza credit. Hari umuntu twakoreye ubukwe. Twe twamuhaye sound na live streaming. Noneho umuniga yari yafashe credit yo gukora ubukwe.
none umuniga turi kumwishyuza kumbe muri honeymoon ntabwo byari bimeze neza nyine bari muri yegere bamaranye ibyumweru ukwezi urugo rwamaze ukwezi ndi kumwishyuza arana ati bro wajya ujya n'impuhwe nasize impuhwe ati baze ko ngo ntabana n'umugore ntabwo bishoboka agiye kwishyura credit y'ubukwe mani baze gufata credit ukajya gukora ubukwe ahubwo mu barubujije imana reka tubirumva rero twebwe abagabo turaba risk takers abagore bagafaringa risk none twebwe usanga ngiye kubaho kwanjye kuri nko kuri 30% mu gihe ari nka 70 kubera ko we arashaka nyine kudefend imibereho ye kugira ngo ataza kuza ndabyita gute kubaho nabi cyangwa se kutabona imibereho akeneye ahubwo ubwo ari bwo bwenge baturusha ubwenge wa mungani wa Roki ariko n'ubundi abagore baturusha ubwenge ukiraho kibigize dore wowe umukobwa atungana ntiyashatse sameze neza nawe wowe ubu umugabo ariko bati atese shani muzana none ko karaba kandi ubundi bavuze ngo nkore bigwire yarinze apfa bitagwiriye ubwo rero usanga twebwe abagabo turi muri monde ku buryo uzise nonaha nyine abagore uburyo babayeho mu gutinya riske ku rwego rw'uko we abavuga ngo ni urugero umwana wanjye niba nshatse uyu mugabo umwana wanjye azigaye ako binafite ishingiro cyane ijana ku ijana urugero twebwe ari igihe ujya no gushaka abenshi barabitekereza ariko hari n'abatabitekereza akavuga ati gusa ati abantu imyaka yanjyanye pa agahita apfa kugira ni handi havuka hari imana sinzi uko bigenze wenda Jean nyiramurere cy'Imana nyiranzamurere cy'Imana yamumurera kumurera nako kariho nyiranzamurere cy'Imana yamumurera kumurera urumva rero twebwe abagabo tumeze nkaho turaba providers ariko nanone buriya abagore aho muri mwese aho muri hose turabubaha turabakunda ariko namwe mujye mwumva haso z'abagabo namwe mujye mwumva haso zabo ku ruhande rumwe reka nkubwirere yanyu ku ruhande rumwe abagabo pe bizwi ko ari ba provider n'abagore rero nk'uko izo nshingano zanyu zo kuba provider nicyo kintu kikugira umugabo my friend n'umugore rero hari ikindi kintu bimusaba gikomeye cyane kugira abo mugore cyane icyo kintu rero nicyo nawe ugomba kwishyurira urumva ngerega sinabyanze ariko nanone iyo bigiye kubamo ikiguzi egare ko nta compatibility irimo cyangwa se nta guhuza kurimo impamvu niyi nuzi wanjye kubera amafaranga nashe bizagenda bite ntashira nyine ubwo urumva ko ari wanduba noneho nanjye reka njye gushaka umukobwa wenda kuri condition z'uko ni mwiza ateye neza bla 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 ibintu nk'ibyo nakora accident se mu maso akangirika bizagenda bite ko nyine nakora accident mu maso akangirika naramuka se rwaye wenda ikibuno kikagenda bizagenda bite muzajya Nigeria mushyireho ikindi man ni ukuvuga ngo ubundi niyo mpamvu bavuga ngo ubundi love twe dukunda abagabo dukunda unconditionally mu gihe abagore bo badukunda conditionally kandi uko ni kwisiremye niko bimeze ariko rero ngiye niyo mpamvu nakubwira ngo ngiyewe ntabwo kuba nakora sex n'umukobwa ari impuhwe yangiriye niyo mpamvu ntabwo cyakora nyine bitewe na conversation ngena nawe twagiranye cyangwa se imyumvikane twagiranye iyo telefone nshaka kuyigura sinahakanye ko ntayigura ariko ntabwo nyigura nk'ikiguzi cyo kugira ngo nkunde nyigura kubera feelings mufitiye ndetse no kwifuza ko partner wanjye yagira ikintu cyiza abakobwa hano batubwire muri comment niba ijya kujya kuri nuza kuri side yo kuvuga ngo ni ibintu ndi kwigomwa kugira ngo uwo muntu mwigarurire ibyo ni byo rukundo kwigomwa uzi noneho ushaga umukobwa iPhone 15 mu kanya gasohoka 18 n'urugero ukaba nta bushobozi ufite bwo kwigura indi nigikayigura mane iyo ugiye kwemeza umukobwa birangira uhombye ute se reka nkubare impamvu uhomba ni iyihe hari niga nyinshi zikurenze muri iyi Kigali
nugera kumwemeza ngo uramwereka ngo iPhone 15 n'ibiki byose cyangwa se ngo wamusohokanya ahantu harenze uramusohokana muri Marriott mukanya uramujyana Dubai. Hari ikibazo akazi kawe uraba wagakoze wakarangije. Ariko nyine numva deja ntabwo uri kumuhaza. Kandi byitwa ko ugiye kumwemeza. Ibaze gufata credit mu gihe kwemeza. Nose Kigali tugira uti. Oye niyo mpamvu nyine abaniga rero. Kigali wisheya. Kigali wisheya ibyo bintu uri kwivugisha rero. Hari umwana ubuteye ufite ibyangombwa byose kugira ngo ubone iyo iPhone. Ariko naho bashahewe. Kugira umugereho bigasaba kuba yifite iPhone. Hari n'abana b'abakobwa. Ariko udafite n'ikankari bo batakuta. Abantu reka bamwe muri bo. Bamwe mu bakobwa bafite ama iPhone nyine arenze za 15 na za 16. Bazirebamo bari kurira. Barizwa n'iki batekereza uburyo bazibonye. Na haso bakoze kugira ngo bazibone bakarira. Gute bamwe ngo ufite iPhone uri kurira iPhone ufite udupiki twiza ufite abantu bari kukugira neza iyo ugiye abantu barakureba waburizwa ujya Dubai bakagucukura wazi nawe kaza kwivuza. Hari umuntu nabonye muri Twitter sinzi umuntu wavuze ikintu aravuga ngo ewe wowe n'ubundi ngo nayo ngabaga umusigaye mugira amagambo mwambaye nk'abagore none ati none se nawe ko n'ubundi ko Dubai bakugira nyine urumva turi muri monde iri kwiruka cyane iri kwiruka ku buryo nyine kumainteninga iyi generation yacu bigoye biragoye cyane. Urasanga umuntu mwiganye n'urugero afite wenda company imeze neza ama etage n'ibiki byose ugasanga wowe nta kibanza nta nzu nta mwana nta mugore nta n'ukubeshyira ko amuteye inda nta kintu uzi niba nanabyara ikintu ufite cyonyine ni telefone baramutse bayigwa nahita kubaririye hose ugasanga ni amake. Uwo muntu ari kuri pressure y'ubuzima bwe kubera ko ari kubona abandi bari gutera imbere. Uwo muntu ari kuri pressure kugira ngo asevinge umuryango we kandi nawe ntariho. Sisi byo pressure si nziza. Pressure ni gutera courage. Pressure y'ubuzima nayo nigeze kuvuga rimwe ndamani buri abana babayeho neza. Uririrwa ubigarukaho. Mwana wayo ni umwana ntabwo ugomba kumuha excuse yo kutazanya umugati. Oya ntago ashaka kubimenya n'uburyo no kubimugora abo mubangamiye. Umwana ntashaka kumenya ahantu uri bukure minerivare. Ntashaka kumenya ngo mwana nta kintu na kimwe. Ibaze rero uwo mwana imitekerereze aba ari free ariko ngo ushaka kugeza saa mwaza mu gitondo tarasinzira kandi uryamye mfasha kandi uryamye kandi uryamye. Impamvu ubuzima bw'i Kigali bugoye rero izi relationship turimo usanga kenshi bigoranye kugira ngo zimainteninge kubera ko usanga mudahuje imitekerereze. Hari umuntu aje kubw'impamvu avuga ati uriya muntu arafata afite imodoka 5 na etage 2 wenda n'ibindi bibanza tugiye kubana mu byarira umwana umwe wa kabiri ntabwo nzamubyara ahubwo nzahita nshaka divorce duhite dupasura mitungo tajyare ubundi aho ngaho niho mita mvuga uti muzi ubwenge urumva. Noneho abasore nabo babaye indyarya bamenye n'ubwenge twabakoreye inama imitungo dusiye tuyishyire kuri mama bacu na ba petit frère n'abandi umunsi nabo bakwemeje niga agiye gukora ubukwe nako yigiye umurenge batese murasezerana iriye vanga mutungo umukobwa ati disesuye umuhungu atereka reka ati ni muhahano atese kubera iki ati ngewe ibyo byose mfite ntago ari ibyanjye ndumushuma ndaragije umukobwa atereka reka ati ya modoka si ati atereka yanzu se ati ngiye ati si yanjye man barashwanye kugira ubwo gitifu gati muziri kinyi mugende mujye hanze mwumvikane mugaruke bahagarutse umutipe rwati yewe ntago gisezeranye nawe. Ibaza ariko ibintu byose icyo ngicyo kikaba ari cyo kibatandukanye. None se wumva uwo muntu mu by'ukuri aje kubera urukundo cyangwa aje kubyufite? Hoya nanone ashobora kuba aje kubera urukundo ariko kubera ko wamubeshye wenda wamubwiye ko ibyo binari ibyawe. Sizo za flex oya uwo muniga byari ibye ahubwo company yari yanditse mu mazina ya nyina. Nyine urumva umukobwa yahise yumva ko atari ibye. Kandi wowe warigaragazaga nka ibyo binari ibyawe n'ubundi nibye nyine nanjye kubyumva ko bye ari ibye. Ariko uwo mukobwa we yaje ashaka iki ashaka imitungo. Urumva ko uwo mukobwa yahise agiramo ikika ngaravuga utuye umuntu n'ubundi nanjye ntabwo anyizera. Oya kutamwizera ndabyo ntabwo amwizera. None se yabo kamwizeye byo bagasezerana ivanga mutungo risesuye urumva atari kumurangiza. Oya hari atari kumurangiza ahubwo ari kumufasha bakagera ku bindi. Reka ubundi baravuga ngo akamaro k'umugore muzaga umugabo.
Nukumutoza nukumuturisha igihe yasaze n'igihe yatuje akamusaza ariko ubundi barakubwira ngo urugo rwiza ni ijuru rito ariko n'urugo rubi ni ikuzimu tayari hano bavuga ko bivuze ngo rero icyo dufite uyu munsi dufite generation zifite ubuzima bundi babayeho ku buryo bigoranye kugira ngo maintaining wa muntu urumva rero izi generation dufite izi generation zimeze nkaho turi gusiganwa n'ibintu tutabona turi kwiberaho ubuzima bw'uyu munsi ubw'ejo man urasanga umwana nyine arimo arabaho nk'uzapejo umwana aravuga ati ngewe mbonye 15 cyangwa se 16 Pro Max mbonye iyo modoka mbonye ntabwo ari kwita kuri risike z'ubuzima bw'ejo hazaza gutese iyo wabonye iyo ubona ikintu uri bubashe kucyafodinga ugomba kukibona urwo rugero niwe naruhaye ninde urugero rw'umudamu nasanze mu modoka ari kurira muri shike twijya kubikoraho ikiganiro ibaze gushaka umugabo ukamara imyaka 3 utarongera kumubona ari nabwo muheruka gukora kubaka uko cyangwa se gutera akabariro barabyumva cyane we yakurikiye ko uwo muntu azamuhaza muri iyo mitungo cyangwa se muri ibyo bintu afite ariko amuburira umwanya kandi wa mwanya niwo umugore akeneye uwo mwanya rero uba ufitwe n'abantu batagira akazi nibyo ngiye kubwira abaniga hano hanze batifitiye akazi niba bagenda bagakora akazi mu bagore babandi nibyo ariko none niba ufite uburanga warakoze ikono warakoze iki n'iki nta mafaranga ufite nyine urumva ikibazo ahantu kiri nawe ugomba gukora akazi nyine ukajya none ugasanga biragoye ko ibyo bintu ushobora kumaintainga kandi biragoye ko ushobora kubona ibyo bintu byose twavuze mu muntu umwe kubera iki urasanga ndi busy ndimo ndashaka amafaranga ariko wenda nakubura umwanya wa muntu utari gushaka amafaranga cyangwa se udafite n'akazi afite umwanya wo kujya yakoze gym muri iki byose abari babandi barara cyangwa se aba ex buriya aba ex barasenya aba ex se yasenya n'urugero barashakanye n'uwo mupapa wenda ukuze aravuga atari nashaka aba ari umusore ariko utamuha umwanya aravuga atari ko mfite umu ex abantu bankorezagaho fresh ahita yigendera niyo handi nyine ubundi ukabona umugore si uwawe ariko hakundi wari kuvuga ugasanga nyine umusore araho agiye mu kabari kugira babone ko ndi umusirimu njye nshobora kwita ko ari umusirimu inyuma ariko mu mutwe nta busirimu burimo ugaspendinga amafaranga ariko nyuma ugasanga bamugana ari gutaha hehe mu mihena njyewe inshuti yanjye umusore niba uzi ko uhari kugira ngo impressing umukobwa kugira ngo agukunde cyangwa se kugira ngo muryamane you are totally wrong cyangwa se reka mfate kuryamana ibyo n'ibindi babigize ibintu byoroshye reka mvuge urukundo niba ushaka kugira ngo ukundane n'umuntu ukamwepressinga umwereka nyine ibidahari utari we you are totally wrong kubera ko umukobwa ntiwamwemeza niyo byagenda bite ariko uramwemeza ukamwemeza ku buryo ntuzajya ugenda hehe uzajya avuga kuriya niwe wanjye mu kanya hakaza undi urenze ushobora kuvuga base hakaza undi noneho ufite base yariye n'amagi noneho ikintu gitangaje uraza ukikarakasa akaba ari kukureba hari undi noneho uza wakicara gutya ntavuge imitoma ikajya yikora ahita amati ukeneye iki ukeneye kugura iyo modoka nkeneye compressor bayizane kwa kundi wowe witangishwa inyanja baramubwira ati nkwihereye karaka hoteli sha rero bivuze ngo ngiyewe ntabwo nabaho nemeza umukobwa kuko nta mukobwa wigeze wemera kuva yabaho Imana yaremo Derira byaragerageje kwemera ko ariko icyiza cyo nabonye ubundi uramukorera ukamwemeza ukamuha iPhone 15 14 16 ariko icyiza nuko nyuma y'igihe gitoya ahita abona utakiri kuri level ni nako bigenda kuko usanga kenshi wa mukobwa ushaka kwemeza uramwemeza n'urugero washaka nko kuza agasanga wenda n'urugero wamujyanye US gutembera wamujyanye Zanzibar wamujyanye ni kimwe no ku bahungu nabo hari aho babikorerwa subazi barahari ni impande zombi ntago ari ukuvuga ngo ni ku bakobwa gusa babita abantu zirakiza yanumva ari akantu kiharajwe muri iyi minsi ngo dogo baramugize ngo nawe baramugize iyo topic yo ni ikindi dushaka kuzaganiraho nemera ko mu mitekerereze yanjye ariko ushobora gusanga nawe hari ukuntu kubitekereza nemera ko nk'uko ushobora guhindurira umukobwa ubuzima
wenda mukabana mugashaka nawe ashobora kuguhindurira by the way ariko ahantu bibera bibi ni igihe abaguhinduriye nk'uko ugakomeza ukaba munsi ye mu buryo reka byite buri financially wenda ugasanga niwe ukora wenyine wo ntukora noneho n'ubundi still asanga wa muntu ahindurira ubuzima n'ubu nta buzima yahinduye aracyaba muri bwa buzima bikarangira nyine akwise y'amazina bajya bita twadutura ariko baba ari no muntu uzada impamvu ashaka guhindura ubuzima nk'uko ariko at least nawe upgrading ubuzima bwawe uvuga ngo uyu muntu nubwo yampindura ubuzima nanjye uko byenda kose kambyifashemo hari n'icyo ngomba gukora kugira ngo nanjye mbuhindura ubuzima nyine mwereke ko ndi umugabo icyo gihe wenda ntabwo byari bimeze neza ariko uyu munsi bimeze neza ku buryo nanjye namwereka ko ndi umugabo basukerekana ko wari warabuze amafaranga utari warabuze mu mutwe reka ntanga urugero ari story namenye y'umugabo ari hanze y'igihugu ntabwo ndi mu gihugu cyari cyo kugira ngo bataza kuza kumva ko ari bo mvuze umuntu yagize gutya amuvana mu Rwanda amugeza aho ngaho amuhindura ubuzima ariko agenda ari umuntu ukijijwe yavuye inaho ari umuntu ukijijwe ageze hariya yanga gukora ngo azakorera Imana how comes noneho kugira n'ubwo umugore yamubuze kuri gahunda niba nta n'akazi ufite cyangwa se wanze gukora bakoze n'inshingano z'urugo ariko rata mu bizabyihorere bazajya babibakorera reka twiganire ku musozo ariko urumva harimo kuba ufite mind niba uvuye mu Rwanda ugiye umuntu agize gutya akakujyana gerageza nawe ubikorane urukundo ubikorane ubushake kandi umubere imfura njyewe navuze ko cyangwa ndamutse bibaye umuntu nyine nk'uko tukajyana byari niyo bavuga ngo umutipe yageze ngo aramukwepa utamukwepa se wamaze kubona ibyo washakaga se ntiwamukwepa nk'uko wari uri kubyivugira reka bivugire kuri kamera za Entertainment umunsi nzamanika akaboko ngo njyewe Leandre niyo mugabo nemeye ko runaka mbere umugore nkamubera umugabo byaba byiza akaba ari mu diaspora nkaba ngiye hanze oya birashoboka nabyo ntabwo byanze ubwo nzamanitse akaboko mvuga ngo I will never divorce you as long as tuzabana neza tayari n'ubu tuzabana neza abantu bagira impamvu zituma batandukana ariko njyewe ntabwo natandukana n'umuntu ngo nuko byandi bavuga ngo namaze kubona visa cyangwa igihugu ngo ngiye guturuka wamaze kubona visa wamaze kubona amafaranga sibona ko atari urwego rwawe ntabwo ushaka ufite akaguru kamwe ufite ijisho rimwe ufite ibere rimwe utagira ikibuno ufite ikibuno nzemere nyine ubuwanjye ubwo nizere ko ba nyirabyo bari kubyumva hariya nta kibazo tugana ku musozo rero Leandre yego reka nshimira abantu bose bari bakurikiye Leya Entertainment n'ubundi murabizi ko umunsi ku wundi tuba turi hano kugira tubahereze ibyiza cyane ko ari byo mukwiye utarakora subscribe ni gahunda ya leta ni gahunda ya leta rwose nyarukira ubikore nk'umuganda ubikore ku bushake kugira ngo ujye urushaho kubona byinshi bitambuka kuri uyu muyoboro wa YouTube wa Leya Entertainment reka rangi mbashimire by'umwihariko abakomeje kutwereka commentaire nziza bari hirya no hino ariko nimbi tuba tuzikeneye kugira ngo twumve aho tugomba gukosora aho bitagenze neza dukosora ntekereza ko hano twirinda gukoresha za mvugo zitari nziza kugira ngo n'ababyeyi cyangwa se n'abana bashobore kuba bareba ikiganiro hari naho tuzimiza kugira ngo twirinde bazabyumvamo kenshi cyane abantu bakuru kugira ngo babyumve niyo mpamvu hari ibyo tuzimiza kuko icano nababwiye ko ari ukubaka ibintu bizima bishobora kugira umumaro umunyarwanda wese cyangwa se n'undi muntu wese uri hanze cyangwa se twumva bigatanga n'umusaruro nanone ku gihugu cyacu kubera ko mu minsi iri imbere tubafitiye byinshi nanjye nitwa Leandre niyo mugabo tujya tubana mu biganiro byinshi hano kuri Leya Entertainment nyagasana bishimira muri hatandukanye umwaka mushya muhire Noheli nziza hari abayizihiza hari abatayizihiza ariko mwese izababere nziza ndetse n'umwaka wa 2025 uzababere mwiza cyane blessings aho muri cyane one love ibihe byiza